Hey, uri kurya ibintu byo mu mwanda. Ibi ntabwo ari umwanda manje. Ni umwanda dore biri muri kubera. Ushobora kuba wahaze ariko njye ndashonje. Ndashonje bimwe bikomeye cyane. Ariko ntabwo wakaba urya ibintu byatakaye. Rero n'udushisha urimo kurya. Okay, reka nkubwire sibyo? Basi bijugunye ndakugura icyo kurya. Bijugunye ngura icyo kurya. Ari icyo bitwaye. Banza bijugunye ntabwo wari imyanda. Bo wabwiriwe. Ntabwo ko byiza sasa. Amafaranga asa nayise. Akiri ujya gushaka icyo kurya. It's okay, nta kibazo. Mereza ibyo ngibyo ni imyanda. Mabuja, reka njye tuno capati hano ndagenda ngure mu tundi tuntu. Shani neza mabuja. Gudu kabisa. Jana nakastuzaniye se mabuja. Nakastuzaniye. Usangabye. Usangabye. Turabure kabisa. Abakoze no kuri dore. Abakoze imihanda yari imaze gukomera kabisa dore twe tumeze nabi. Murashaka kubarangisha. Sima bushe byo birimo amafaranga muwe buryo ko twumva nta kintu kirimo. Ko numva nta kintu kirimo nubwo wari ugiye kutubwiye ngo ugiye kuduha akazi. Sari birenze birimo kubereka kamubwira. Tukakubwira. Shama bushaka mubwire. Ubu buryo tumeze inzara imeze nabi nta kintu twavuga nta kintu tumariye kabisa. Kumva ko nagara akazi. Nakore bizima wallahi. Cyanaje murangitse abasari banje. Ntarebe sibyo tugira ikibazo turabikemura ariko nyine ndashaka kubanza kubereka sibyo ntarebe mubuje amafaranga mbere ni yavuga ko ntago twavuga akagikunda amafaranga kirakiye cyane wala kintu twavuga byanze wavuga inzara yo kugutema amara wowe okay reka kwereka tatubikore gutya karara mfite udufaranga basta wowe amafaranga wala Nabujana no watangira kuvuga. Icyo kibazo kuvuga kabisa turagura. Icyeze rete n'umuntu ushaka kubereka ukabwira ko bavuzi ahari cyangwa se ahaherereye. Sibyo? Nta kibazo atwereka tukareba.
bwereke n'abarebe. Umusore kuri umwana mwiza kuki warya ibintu byaturutse muri puberi? Sinkwaye amafaranga si uragenda ugure ibyo kurya uteye kurya, ariko ibyo ngibyo bireke n'umwanda. Turamwereke ahubwo se ugira akazi? Nta kazi mfite mabuja, ahubwo se ukuntu ushaka ko ngutwaza nagutwaza n'iki gikapu ariko nta kibazo. Ubwo ngukoze nta kibazo. Ntabwo nawe ngugoye se? Ntabwo waba ngoye. Ariko mfite ahantu ndi kubakisha, uramutse uzi ibintu bijyanye n'iby'ubwubatsi naguha akazi. Ntugire ubwoba, nari umwinjiniyeri ntarakira. Sure, urabizi neza? Ndabizi gutya, nari umwinjiniyeri nize amashuri yanjye yose. Ndashaka umuntu ubizi neza ku buryo ankorera ibintu uko mbyifuza. Nta kibazo mabuja. Nta kibazo noneho. Okay, nta kibazo. Mwaza tugende nkwereke ahantu nkorera. Hanyuma nkwereke ko akazi gapanze kose. Sibyo? Ukora umubyizi cyangwa mu bindi twese. Akazi kose uri bumenye ndakemera. Ntacyo utwaye. Nta kibazo. Wowe nugira ikibazo sibyo? Nta kibazo. Tugende. Tugende nta kibazo. Umuntu ukora asa nk'ahantu muzi. Uramuzi? Kabi, turamuzi hano ruguru. Icyo mbembere. Noneho ndashaka ko ujyana ahantu runaka. Narebe kabisa. Vuba. Watwishe. Cyangwa munzanira. Turamukuza natwe twajya kukwereka ahari. Wamara kumubona twe twigendera. Icyo mbembere. Narebe kabisa. Noneho turajyana mujye kunyereka ahantu ari. Sibyo? Hari ikibazo? Mabuja. Nakora amafaranga rwose ni make. Amafaranga ntabwo yadagurutse hano Shiraka ni kantu rwose, shiraga mu bibarayi. Ariko twakurangira ahantu ari. Kurangirayo rwose aha ni make pe. Ari hehe ngamubwiye. Turakurangira barayi. Tambika hano hirya. Ukomeze gatoya. Utureba ahantu ruguru y'umuhanda. Urahita umubona. Oya ni hari naho twamusize. Igipangu cy'umutuku. Naramukanze naho hari. Ndaza barik. Oya nari wowe uramusanga mabuja. Nukuri kw'Imana. Franga yanjye aravuga ndaza barik. Nta kibazo mabuja. Naho twakubeshya kabisa. Okay, sawa. Ari bitsaso. Neza nari kabisa. Zari bikomeye. Turahariye kabisa. Turahaba akaba walahi. Yajyananze kabisa. Yo. Use ntabwo nagejeje umwanya munini. Oya ntabwo mabuja ukazi se kaba ari akazi pako wambwiye kuri bumwe akazi. Nanzi ko nagutindiye. Oya nta kibazo. Mbona stress gusa nihangande. Ahubwo ingofero wayikoresha kugira ngo bitaza kuguhangikira. Gusa ingofero yivanyeho. Cyane abakozi bakora ngaha baba bazi hasize. Barazisiga. Niyo mpamvu nyine numvaga ariyo wakoresha kugira ngo bitaza kuguhangikira mu mutwe. Rero ahantu nakubwiraga gukora ni kuri rino ruhande. Urabona hari ahantu haridutseho. Sinzi nimba uri ukoresha sima nimba ari umucanga. Ntabwo nzi ukuntu ubigenza. Oya ndakubwira wowe kubera ko uko imvura igwa hagenda hatenguka. Nta kibazo ntacyo bitwaye. Sima se si ihari? Irahari. Twakora nta kibazo nakora. Igikapu cyawe. Nakoze. Ariko mabuja harimo akantu nabonye kawe. Agaki se kandi? Akantu kavanye muri bya byo wagize. Mana yanjye umva nkubwire. Iki ngiki nta kintu kimaze. Iriya nyana y'imbwa se ubundi. Impeta se? Icyo nta kintu kivuze. Kubera se? Rekana nabyo. Iriya ni wayifata se nkajya nkiyambaye. Yitwara ikoresha icyo ushaka. Gusa icyo nakubwira cyo ni uko wabishukunya kubera ko irimo imyaka myinshi. Okay, mabuja noneho reka njyewe nitangirire akazi. Ngewe ngo akazi ngewe wakora natangire. Watangira nta kibazo ubwo turaza kuvugana usoje. Baby ni nkureba. Urashaka iki? Urifuza iki? No.
ubwiye umutipe se akaba aduhaye akanya kugira ngo byanjye nawe tuganire. Niba Chris, bishoboka. hari ikibazo nimba oya nta kibazo kanitangirira akazi. Miss baby. Why? Urifuza iki? Urashaka iki? Remember, I'm sorry. Takunyiza babaye. This is yours. This is mine. Ndagwe kingi mbikeneye. Ibi ngibi birahindura iki ku makosa yose? Seriously? Ibi birahindura iki? Urumva biri bunyibagiza ibintu byose nabonye nesha amaso yanjye. Okay. Ariko aho ngimbwa ko. Baby ndakumva cyane pe. Nyuma y'ibyo mbonye uri gukora, ibi ngibi nibyo waza kundata imbere. That was a mistake. Kandi wanyumva. Ihangane ngusobanura ndabizi uranyumva. Gosobanura twumva. Abona nuko nari nanyweye. And then wa mukobwa ni inshuti yanjye bisanzwe. So nanjye nashidutse byabaye ariko I'm sorry. Sorry. Urumva ari ryo jambo ryo nyumse ryo kumbwira muri kampani. Hanyuma nyuma ya sorry akurikiriye iki? Hey, we love each other, sibyo? Ntabwo you love me but I don't love you anymore. Nyuma y'ibyabaye byose ntutekereze ko njyewe nakongera kumva mufite imbabazi cyangwa imwe. Ako se baby ubu tuvuge ko akantu gato yakabaye ariko gatumye unyurira gutya. Akantu gato yakane akantu gato. Akantu gato yakabaye gatumye nkuzana gift ujugunya nk'amabyi wowe. Gusa umukobwa nakantu gato. Gusa nguri kunshitinga nakantu gato. So what if ndi kugusaba imbabazi ufite ubwenge wowe? Uje hano wabaye. Nta kintu cyabaye man wese ubira mu kazi kawe. Nimvira uyu muvuna muhito. Kurimo gutongana na boss. Nta kintu cyabaye subira mu kazi kawe. Siko bimeze. Uni mabuja wanjye urumva hagize ikintu kimubaho nta mafaranga yawe. Sinshaka kongera kubona amaso yanjye igenda. Mbabarira. Ntongera gusubiramo inshuro ya kabiri. Mabuja aravuze ngo mva mu maso ugende. Sinyigukeneye byanjye nawe birangira aha ngaha. Mabuja musore se. Nyamara uzicuza. Uragenda cyangwa bagusohore. Nyamara uzicuza. Chris. Ntabwo mukeneye hano. Boss. Igendere nta kibazo. Nshobora kuva hano nkagenda. I said. Urandeba iki? Wankora iki se? Akira. Dore n'ibyawe akira. Akira umwanda wawe. Mabuja bari nta muntu nyorera ntabwo yakora. Niwe nyiri ino meta. Yewe. Umva fata n'imeta yawe sha. Kansubira mu kazi none. Umutwaze ikintu kiti. Mana yanjye. Chris! Sikiguryi nako. Chris! Simani iyo umuntu ari kugamagana ntabwo wumva. Numvaga nuko nari kano akazi hano. Numva nagiye ahandi hari haruguru mbura akazi. Ariko nawe n'umumabuja mwiza meze neza. Amakazi ngo hano meze neza. Agiye kugufasha iki? Yamaye akazi ndimo kubaka ahandi ndimo ndimo gusana hano mu nzu. Chris, uzimubwire ntabwo nkeneye kubana nawe. Nukuri kandi ntabwo nkeneye kubana n'umuntu umeze nkawe. Hano sabaye. Ziba, habaye iki sabaye? Ntabwo nkeneye kubana nawe kandi ubyumve ibyo ndi kukubwira. Ukurugutira ibyo bitwi ubishyiramo neza ubyumve. Ntabwo nkeneye kubana nawe. Sibyo? Nisigo nko kumbwira nawe urimo guturuka kumuka. Nyine shewe wanjye hano ngiye gukorera amafaranga menshi nimugoroba turarya inyama. Inyama urarebye ugasanga arizo ndaririye.
nizo ubonye ugasanga arizo nkeneye aka kanya. tumaze nk'amezi 3 tutazirya numva koko rero Ongera wumve icyo ndi kukubwira, ntibice muri uku gutwi ngo bisohokere mu hano, bicemo ubifate neza. Singikeneye kubana nawe kuva kwa mbere kugera ku cyumweru, singikeneye kubana nawe. Nimbwa imeze nkawe gusa, ubundi ubona ari nde mukobwa wakemera? umukunduka ariko no gukomeza kunduka kandi ntabwo ari byiza. Siko ndi umugabo wawe ariko ariko urumva ukuntu bayigize umwana mwiza. siko ndi umugabo wawe. Kuba uri umugabo wanjye ntabwo ibyo bindeba. Nicyo ndi kukubwira, singikeneye kubana nawe. Basi ubaha ko ndi umugabo wawe. Yego nagukeneye kubana nanjye wenda kuko hari utubazo tumwe na tumwe dufitanye, ariko kuko nimugoroba ndi buze gutaha ibaze yo nina nkabona nashye mu rugo rw'umugore wanjye simba, urumva bibuze kuba ari byiza. Shaka kumva ibyo ndi kuba baranyirukanye kuri kariya kazi ntabwo kariya kazi ariko nari kandi ngombwa sibyo, nakandi nabona n'utundi tuzi kandi sindi umugabo w'inoza, sindi umugabo w'umunebwe. Ndakura usigiye cyose niyambuye ibintu byose ndimo gukora akazi kose mbona. usigiye cyose ugishize umfashe iki? Niki kintu kigaragara waba uvuga ngo umfashe? Sibyo uri kuzundatira nakazengura ndaguha inyama. Niki ibyo n'ibyo uri kumbwira? Nabiri buze kumfataho ngewe niko naho bakubwiye. Shiri ndi umugabo wawe nyuba. Okay, ndi umugabo wawe nyuba. Urimo kunyumva neza? Ntabwo ndi gukumva. Ndi umugabo wawe nyuba. Umugabo? Kandi nuko nubaha igitsina gore. Wowe kuva ku kirenge ugera ku mutwe nta bugabo ufite. Ntabwo uri umugabo. Ubanza waherekeje icyo koze abandi bagabo muri Kigali. Nibo waherekeje, ntabwo uri umugabo wowe. Umugabo utabasha kwita ku mugore we, umugabo utabasha guta. Ariko zikari atari umugabo ushobora gusuzuma gutyo undi mugabo yagukubita. Iki? Zikari undi mugabo yagukubita. Agubita sambaza iki? Ngo none wibeshye unkozeho n'urwara. Uri kuva ngeraga uwo ntabwo uri umugabo mani, ntabwo uri umugabo. Ntabwo uri umugabo. Gusa icyo nakubwiraga cyo nuko nshaka gutandukana nawe bikarangira. Bikava mu bikorwa bikajya no ku munwa hose bikavayo. Nimba ariyo mahitamo yawe. Ntabwo nkigukunda. Ntabwo nkigukunda habe n'isegonda na rimwe. Nose urashaka iki? Urifuza iki? Ndashaka kutakomeza kubana nawe, ntabwo nkukeneye. Wambaye impeta yanjye sibyo? Tumaze igihe kinini tubana, twarakundanaga mwana. Ndagukunda kandi. Impeta y'icyatanu wampaye? Si impeta yawe ushaka se kera? Gifate nyine singiyo se? Ibintu byawe byose do akira. Niyi wampaye akira ndabiguhaye. Byose ubitware. Ntawe unyikomeye. Sinkeneye kubana n'imbwa nkawe. Rero ntabwo wakubwiye ko urimo gukora ibintu bintu sibyo? Tumaze igihe kinini dukundana. Ntabwo nakemera kubana n'imbwa nkawe. Ana ntabwo wakwiye Chris. Wabuja. Wase ndiri kugukabakaba. Urimo uragukorakora. It's okay. Kumbi uba wirirwa mu bantu b'abagore gore. Oya, ntabwo ari kubitekereza ari byo. Ko mbite ibyo nse nari kubona ni ibiki? Nanjye mba mfite ishingiro. Basi bimenye biko nari imbwa. Iki? Mva ngire madam. Ahangaha ni iwanjye. Wiza kuntera induru wanjye no kumvogera. Ndavuze ngo genda. Inzira kuzanyura yizi witeza akavuye hano. Ibyo yakora byose umenye ko narubanjemo, sibyo? Ibyo uvuga byose bivuga yavuye hano. Narubanjemo. Ikindi kintu ngiye kukubwira cyanyuma, umenye ko nyuma ya saa sita uri buze gufata gatanya. Kandi turaza humura. Iki? Turaza. Gusa uko wangu wari umugabo ufashe koko. Ndavuze ngo mbare kabiri wamviriye hano. Rana. Biza guteza. Naragukubita. Vanga ugenda. Hey! Niki tumvise? Nzaza mu kazi k'abandi genda. Ngurakunze rafite umugabo. Ehe! Uzaza urebe bankatwe twese. Wabuja nyine ni kuri yawe ibonye. Ni secret. Ntavuga icyo uriya mukobwa.
n'umukobwa nawe ntabwo ari umukobwa uriya n'umugore wanjye. abanaga ya turabana mu nzu. ibintu bya divorce ya turabana mu nzu ariko nyine byaramunaniye kuko kubana nanjye nta kazi mfite. Mu mezi 3 ashize nabuze akazi kanjye guhera icyo gihe ntabwo tubanye neza. akaba ari waje kwirebera kugira ngo aguhe divorce. ya ngo nyine yararambiwe. Mise nta kosa waba waramukorera irindi? Oya ni ubukene ariko ntabwo nagira nyine kugira ngo ubuzima bukomeze bugende neza mu rugo ariko ntabwo ajya byumva. Ubukene gusohoka gutandukanye n'umuntu mukundana mubanye imyaka ikajya umbwiye amezi 6 nibwo nta nubwo utagira ngo ni n'igihe kinini twakoze ubukwe nari meze neza nuko naje gukina nyine nyuma bitewe n'akazi kanjye kabuze. ingo zikigeze zabaye zite? Nta n'umwaka muramara mu rugo mumeze nko mukiri muri honeymoon. Niyo mpamvu bajya bavuga ngo umenya neza umuntu ugukunda biri mu bukene kumenya umuntu ugukunda. Hangana nyine yabibaho. Mabuje nta kibazo n'undi maze kumukorera ibyo ashaka. Ibaze ko guhera icyo gihe nta n'igikorwa cyo mu buriri twakora. Hari umwana turagira se ngo narawukabije ya bigapfira heze kuri we ariko cyangwa ni wowe utamubonera umwana. Ngiye kandi mama ari kumbwiye ko nta kazi ngira nkora nyine ibiraka gutyo. Ntabwo rero nabura umwanya wo kwita ku mugore wanjye. Wasanga nafite wenda undi ku ruhande. Ntabwo wambwira ngo ubanye n'umuntu amezi agira muri 6 nta kintu murageraho neza. Ibyo ntabwo byumvikana. Gusa nyine ni iby'abagabo. Gusa nyine ngo ni iby'abagabo. Awamenya. Ya. Ngo ibyago bigwira abagabo. Ibyago bigwira abagabo nyine. Bose babonye abagore birabagwira. Ese byangwiriye. Mabuje nawe nakubonye ngo Subizi. turi mu gatebo kamwe. Mu gatebo kamwe nta basekunde pe. Yego. Ngo zikigiye ntihashare. Rero nanjye kanikomereza akazi nta kibazo. Nyine gukomera uranganye ndakumva cyane. Ndazenda kujya kumureba ndamuganiriza ndaraza kunyumva. Natanyumva ndamukorera ibyo ngibyo yifuza basi agende abeho amahoro ukayishaka. Mu mwanya wasanga impamvu wenda gusobanura. Mushaka uburyo mwabashyira ku murongo. Ntabwo divorce ari cyo kintu. Kandi nanjye mu gihe aramusa kubabariye nabikoze kugira ngo hari ukuntu abonaga nyine bitameze neza. Hano mubaye nimba nabyakwana. Oya ntabwo byambangamiye Mabuje buriya wamwe nanjye mu gisebo. Basi wenda yabonye wenda yuko atanyitaye abandi babasha kumwitaho. Hangane. Nisubire mu kazi. Nari ngarutse rero y'amasaha wari wamaye bari bambwiye ngo ngaruke saa 7 none ndagarutse nagira ngo uduhe gatanya. Nicyo cyifuzo nari mfite. Yego. Ko ntabwo nabyanganira nyanganya amezi 6 yose. Mbana n'uyu muhungu umukene w'umutinde gasane utasha no kutabona na Sahara izirikisha umukobwa. Ntabwo byakunda kandi njye mfite ejo hanjye heza nta kintu rero yambaye. Ubu se ureba n'ishati yambaye ubu ntabaza hano yayanuye ahubwo ushaka kumva mu kanya bari kuza kubaregera. Njye rero icyo nifuza ni ukujya mu beda gatanya dutandukane n'uyu mutindi gasane n'umusatsi urora ndamwanga. Ni umukene ku rwego aba ari no kwihonyorera inda muri box. None se wabonye gutandukana ari wowe mwanzuro mwiza ufashe kuko ndumva wakunze kubigerageza amezi 5 ntabwo ari menshi. Oya Ariko reka mwibarize Rana nabona wakundaga nasi kunkunda no kumfasha nawe bihuriye. Nese ko ikintu ukunze byo bigezaho Si njye ndi kugusebya he undi kuvuga ko itari
hari uri kukuvuga ko utari yego ndakennye ariko oya mutuze mwiterana amagambo ariko rero inama nakugira ngiye reka mubwire numvaga gutandukana atari umwanzuro ntabwo amezi 5 ari ikintu kinini wakomeza ukagerageza wenda ejo byakunda uri kuyakura ni amezi 6 maranye n'uyungu kwezi kwa mbere kwezi kwa kabiri kwezi kwa gatatu kwezi kwa kane kwezi kwa gatanu kwa gatandatu ntabwo mana yanjye ariko urabiziko narimo gushaka akazi basi ariko gushaka akazi uzajya uhora ugashaka buri munsi mu mezi 6 ubayeho nta kazi ufite ntabyo kurya umuntu abwirirwa akabura njye na ajone ntabwo byakunda ariko urabiziko narimo gushaka akazi ariko amezi 6 yose ashize wiri gushaka akazi ntabwo ujya ukabona si ukugenda akaguhemba icyo gihumbi ngo wakoze ariko narimo gushaka akazi keza rero nawe kwemera basi ukanyihanganira amezi 6 niyo gutandukana koko siko na nyoko atakwihanganira cisha make rwose reka nkugire inama ni ukuri urahubutse amezi 6 nibwo mwari mumaranye mwubatse yego urahubutse amezi 6 bibaho kuba umuntu yagira ubukene ni ibintu bisanzwe bibaho ndumva rero atari umwanzuro akagombye kubanza kubitekerezaho neza ahubwo njye numvaga ari nk'imyaka 6 aya mezi 6 twari tubanye numvaga ari imyaka 6 nawe ubwawe uca aho ngaho muyobozi ntabwo wakihanganira umusore umeze gutya uzi umusore n'amazi iririzi iri ngiri tuvoma kuribona aba ari intambara ariko rero nawe kujya kuminsi bye zananditsenye basi ugira amahoro icyo ngicyo voilà bidukorere vuba niba ari umwanzuro nta kibazo niwo mwanzuro nta nubwo nakisubira nta n'ikindi kintu nibyo biruzuye byose rwose nabipakiye ntandukane n'aka gasore k'agakina uzajya mbona ndi muri vewuzi nawe uzagenda ushakamo muri mu rugero rumwe madako mbona nawe utoroshyera aha nawe ari wowe ntiwakoroha ubu rero wishingikije kari agakobwa ubu niko karimo karagusha ariko madacisha make ariko bari no mu rugero rumwe so wareka basi nkamusinyira nk'igendera uko kari gukoshya nuko nyine muri mu rugero rumwe kuko cisha make ubwo nyine mukora icyabazanye ndumva ari uko ndumva ari ibi so ushaka wajya agatanya ndetse nanihuse kirasini uyu muruho njye sindangije none se ko ubona nyine umugore wawe yakunaniye nta kindi ngo mwabiganiriyeho nta inama nabagire mwazanze nta kibazo neza none uzagira ibihe byiza byagira ibihe byiza n'ibishakira ibihe abikomoye sawa madamu we baby wese meze neza meze neza nakomeye cyane nazindukiye mu kazi bebe wansize mu buriri siko namenye n'igihe wagendeye urumva nari mfite raporo ngomba kuzuza hari abantu twari twarohereje kandi hari utuntu twabona ngomba kubanza gushyira ku murongo nategereje basi tuzi ukuntu nahindukiye ndebye igitango wagiye wumve ngo ubuze inzara mfite nari ubwawe mbwebwe cyayi wabyutse ugenda mu gitondo ariko wambaye neza bayi yego shimye yashatse umugore mwiza pe mukesha wawe sheri wanjye yeah. none se bebe nari nciye hano ngo urebe ko wansize mu buriri njya musuhuze ariko hari ikintu nashaka kukubaza kimeze gute wa mushiki wawe yatandukanye n'umugabo
nawe umusore se nk'uko Emeline gutandukana n'umuza gutandukana nawe umuhungu bakundanaga ntabwo mbizi shiri icya mbere cyo twakoze ibyo twagomba gukora twebwe twaramubwiye ngo mwereka yuko uriya musore atari mwiza rero icyo yagombaga gukora ni kimwe agombaga kugenda kubyitaho uriya ni mukuru ntabwo nakomeza nubwo ari mushiki wanjye ariko ni mukuru ntabwo nakomeza kumwitaho kuriya nawe afite kwihitiramo akamenya icyiza akamenya n'ikibi nuko byagenze nuko byagenze nta kundi sibyo noneho ese bebe uzajya muri ntuza ryari muki watubwiye uku kwezi gushobora kutarangira kwezi cyangwa ukwezi gushobora kutarangira bebe aka kanya shiri ntabwo tuzatinda kandi urabizi mbarimo gukorera igihugu mbere ntabwo ari uko nguko nari nkuzi pipi n'iki kintu wabaye nshaka nk'uko nabikubwiye ntabwo ndabona nyine ibintu byacu nta cyerekezo bifite kure ibintu byacu nta cyerekezo bifite z'ubwo bivuga ubereye kuki ngaho nawe reba sibyo imyaka tumaranye nta n'ijambo rizima urambwira wenda ngo uvuge ntacyo nyine uranyereka kigaragaza ko ushaka kumara nanjye wowe ibikorwa byiza ugaragaza bigaragaza ko wankundaga ni ukuza kukureba ukangumisha inyuma y'igipangu ushaka kugira ibyo umbwira cenko babona kandi mu tugumye muri ibi ngibi njye ntabwo byazagira ngaho ndacanga bakambwira ngo boyfriend wawe yari kumwe n'umukobwa nacanga ngo ari kumwe n'umupfakazi sinzi mbese nyine bebe we warabibonye ariko nyine narabyumvise warabyumvise ugeze ku rwego rwo kujya wumva amabwire ibyo abantu bavuga nyine ibintu byose abantu bazaza bakakubwira uzabyemera ubu nimpura n'umukobwa ugufitiye ishyari akambwira ngo uri umukobwa w'indaya nzagenda mpite nza nkukatire ngo ngungure indaya wowe urabizi ko nguca inyuma urabizi ko abo bagore mbabamo uri kunshinja ibiyobyabwenge wigeze ubona nk'itabi wigeze ubona even ari n'inzoga nywa bebe wabaye iki ko ibi bintu bije vuba cenko musore pe ako nta kundi byagenda mbabarire nyine kuko nanyije igihe cyawe mbabara amapromisi yose naguhaye ko nta na kimwe mbashije kuba nasohoza I'm sorry for everything ako ntabwo twaba ntabwo ndi kubona cyane ndi kure nawe cyazemera urambabaje I'm sorry urambabaje nta kintu n'iki na kimwe kizima umbwiye mfuye nawe bebe nawe murazajya bari bwatangiye ukumva ibyishimo nawe tugenda sheri kamubwire sibyo ndagukunda urabizi sibyo ariko wibuke yuko igihugu mbarimo kurwanira ari nacyo bamo igihugu mbarimo kurwanira kiba kirimo umugore wanjye mwiza nkunda cyane kirimo mama wanjye kizavukiramo abana banjye ndetse n'abanyagihugu bose muri rusange mbese bebe nawe ugiye kurasa ariko bagiye kurasa abanzi sibyo ni abanzi ntabwo bashobora no kuba bakugirira wenda nabi kandi n'ibindi bihugu biba bikeneye amahoro nawe dufite sikari ubwo numvaga nanjye nyine kwishima nawe dutangira kumva twishimye gake gake ijoro uhita numva ngo uragiye ariko kuri iyi ngiyi ntabwo nzatinda kandi mwibutse yuko nongeye mbikwibutse yuko ngukunda kandi noneho urebe ndi hariya hakurya
barimo gutekerezaho unera courage ndi ku rugamba urimo kuntera courage ntekereza yuko ngomba kugaruka ndi muzima wigishwe rero ushobora kujya kurasa kamara muri mashini gani cyane muri jomeri niyo mba nikorera wajya kwita ugahita umara muri jomeri ukahita urasira mu rukundo ariko tugarutse kuri mushiki wanjye we ibyo bintu byigushishikaza cyane sibyo gushishikaza cyane Emeline ni mukuru rero agomba kwifatira umwanzuro sibyo agomba kwifatira umwanzuro umwiyorere atuze kandi ndabizi neza yuko mbasima namugusigiye we nagenda mugusigiye cyane rero ntugire ikibazo habe na kimwe kandi ndagukunda kandi ikindi ukeneye no kubyara sibyo ukeneye no kubyara ujye witwara neza ejo bundi tutahita tugira umwana nzagenda mugusigira nzajya ngenda ngusigira umwana azajya wamara irungu ntiyahita kumara irungu sibyo papa ko ntabwo wamara irungu nawe yego okay bebe rero nari nshaka mu kazi ngo ngusuze nyine nawe urukumbuye wagiye ntambaye n'akabizo rero muri nshaka ndavuga ati kanze ngusuze okay kamaguhe ugende okay bebe bye zakazi keza dutaha vuba nta kibazo okay sawa ngo bakubwiye nyine tu nta kintu n'iki na kimwe kizima umbwiye mpfuye nawe urabyutse mu gitondo uriyongoza uraza urankatira ese reka mbanze mubaze ubundi wankunda cyangwa nagukunda hari n'agashito k'urukundo konyine wari umfite cyangwa nagukunda n'umutima wanjye wose ariko nyine ndabona basi mbwiza ukuri uri mu rukundo rande wumva cyangwa ndi gukundana nawe please tell me the truth nakumva urukundo rushobora kuza rukarangira kubera babonye undi birumvikana mbwiza ukuri utagiye kumbeshyera ibintu byinshi utagiye kunshakira impamvu zituma ungaragaza nk'umuntu mubi kugira ngo dukunde dutandukane mbwiza ukuri nawe wabonye undi muntu akive the space cyangwa ndagukunda pe ndagukunda cyane kujya muri you not ariko mbara muri kano kanya nyine sibyo mfite impamvu I'm sorry mfite impamvu mfite impamvu Emere mfite impamvu yego nanjye ntabwo binyuraheye gusa ngomba kubikora ntabwo ari uko mwanze ntabwo wigeze umbera umuntu mubi pe nta kintu ugeze musaba ngo kinyine nta hamwe nagukeneye ngo mubure ariko nyine muri kano kanya nawe ubwo amarangamutima yanjye Emere mu buzima ntabwo umuntu ajya akatira umuntu akunda pe icyo kintu ntabwo ushobora kukimbwira ngo nyumve mu buzima hari byinshi dukora bitewe n'izindi mpamvu nyinshi cyane zibiri inyuma gusa kuri iyi nshuro bambabaje pe bambabaje pe mbabara nta bundi busobanuro nawe ntabwo gusa bigomba kurangira gusa kandi sorry ntabwo muherekeza gusa niba wiyemeje ko dutandukana kukwikuramo bishobora kuzangora ariko uzandekera umwanya wanjye sambabarira kandi urakoze Emile urakoze urakoze Vanessa ukabura hatsuye cyangwa ndagusuye mwana vera
rero narakubuze nawe ntujya witaba telefone nanjye mba ndaho ndi mu turimo two mu rugo uri ariko ntabwo ari uranga yego ndi hano urabona usa neza subize se umugabo wawe yakumenye y'ikofi yembura ku cyangwe uduherena watuzindukiyemo tumekapu ni twose wagira ngo hari ahantu wari ugiye banyera bise ariko ko mbora ku cyangwe ariko manda kujangaza niba wenda ari gihe gubura gutungura gusa n'umuntu nose ubundi wazashaka umukozi mu byo gukora imirimo ukunda eka buriya iyo wikorera ibintu by'umugabo wawe nk'umesera nibyo biba ari byiza umutekera biba uramutekera se abahari uramutekera abaharira ntabwo aba ahari ariko nyine yaje akeneye ibyo byanjye akeneye ko mumesera kuba agasanga nagukora utuntu twose nadusoje ese uri kumuha keke ntabwo biba byoroshye njyewe muri se nabivamo njyewe mu rugo nzana umuntu akabikora ubundi akarangira yangiza akagenda yego se gusa umugongo nawe ubona ariko nanjye mba nicaye iyo mpamvu nagutera agatebe hanze umeze ute se wowe ako nawe urakeye ku cyangwa unzise shanda bose aba yashopinze umva ntabwo ujya abagore bose aba yashopinze utuntu twose abagore basiketa tubayeho neza muri iki gihugu nta mugore we ubayeho neza ntabwo umva ntabwo nta stresse ntabwo usa nabi ntaki cyane bana we gusa urafura we wive mu munsi wose ego kose bikira arabimenyeye urabona ngo utwenda dukeya turahanda tumara neza nari nsoye tuno dukweto komesa ariko aziko koko ibyo Vanessa yambwiye byari byo umugabo wanjye amaze ibyumweru bibiri nagiye guhita nsiga Vanessa ibyo yambwiye nibyo nta n'ikindi kintu cyo gukora mfite ibyo Vanessa yangiriyemo inama nibyo kagende kandi narakubwiye ntabwo wanyumva narakubwiye emerire ndakubwira buri gihe ntabwo ujya unyumva sheri naramubwiye ntiyanyumva kandi n'ubu ndacyamubwira uriya muhungu ni mubi turi kunyumva icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri anywa ibiyobyabwenge wajyana ikazizi wajyana ni umubu neza neza ugushakisha iki amaraso yo kunywa anywa ibiyobyabwenge anywa amatabi anywa amamogi kuyumva kandi ikindi cya kabiri abagore bose bo muri karitsiye baramuzi nta muntu utamuzi abantu bose uhereye hano kuwa mbere ceko nta muntu utamuzi mbere n'inyuma ako berise wagiye kaguca imanza koko shuri ndumva sibyo urabizi ko ari mushiki wanjye ngira sibyo ni mushiki wanjye ngira wenyine ndakwinginze rero umva ibyo ushaka kukubwira Erega mwese mwanteraniyeho erega n'igihe umuzi n'igihe tumaranye igihe nzi imico ye yose ibyo Berese arimo aravuga arimo arabeshya okay kamubaze umuhungu aragukunda kuturusha arankunda pe okay wenda ntabwo yageze ahawe ko uri amaraso yanjye pe ariko arankunda kandi ndabibona pe okay reka mubwire uwo muhungu ndamutse akubabajeho gatoya namufungisha ubutazagaruka si kuki muri gutekereza muri negative gusa none se urimo kuvuga shiri wanjye urimo kumva